Nitwa Denise, nkaba ngiye kubabwira ukuntu narongowe na boss wanjye nagiye gukoropa mu cyumba cye. Nkaba ariko ngira ngo nyuma yo kumva buno buhamya munangira inama y'icyo nakora, kuko uwo boss wanjye mbabwira wandongoye nagiye gukoropa mu cyumba cye, ubu tuvugana ni umugabo nyine wubatse afite umugore. Njyewe ubundi naje gukora muri uru rugo, umugabo waho afite akazi adakunda kuboneka. Rero icyo gihe nirwanaga na mabuja twenyine, kuko mabuja yari amaze iminsi mikeya abyaye. Nuko nkora akazi ko mu rugo, bampemba neza nta kibazo, ndetse umva hacamo igihe kinini uwo mugabo wo muri urwo rugo ataratangira no kuntereta. Umwana ageze mu myaka 3 rero, mabuja nibwo yaje gusubira mu kazi, ariko abona akazi bosi we akegahagarara. Sinzi ibibazo ngo byabaye mu kazi ka patron, nyine birangira bamuhagaritse aricara. Nuko ntangira kujya nirirwana na bosi wanjye. Mu gihe nari maze igihe nirwana na mabuja, noneho ntangira kujya nirirwana na nyir'urugo nyine uwo mugabo n'umwana wabo. Iminsi yarihiritse, ariko nyuma yaho batangiye kujya bagirana amakimbirane. Mabuja agataha bwije, yatanka saa 5 za nijoro, bosi wanjye akarakara, bagatongana, akamubwira ngo abayatinze mu bagabo ngo nta kimwubaha, kuko ngasigaye yirirwa mu rugo nta kazi akigira. Umva bakajya bahora bapfa ibyo bintu. Mabuja rero nawe yaje kurakara, arangije aramubwira ati rero kujya ujye wirirwa unyurira abo bagabo, reka noneho mfungura icyumba cyanjye ndara mu cyumba cy'umwana, noneho nawe wiraze, kuko ndabona tutagishobokanye, ntabwo ngishoboye kujya ndarana n'umugabo nkawe urara unyurira ibintu nta nakoze. Mabuja nawe kabisa atangira kujya amusuzugura, nyuma aza kwimukira mu cyumba cy'umwana, noneho umugabo ariraza n'umugore ariraza. Rimwe na rimwe bosi akanganiriza iby'agahinda ke n'umugore we, nyine nk'abantu birirwana, akantura ibibazo bye. Urumva twaririrwanaga, twari tumaze no gusa nk'abamenyerana, ntakimutinya cyane. Akambwira ibibazo bye, ariko nkahita mbihungira kure, kuko sinkunda kwivanga mu by'abagabo n'abagore. Umunsi umwe rero uwo mugabo ndongora dore ukuntu byagenze. Mabuja yarabyutse ajya mu kazi nk'uko bisanzwe. Saa 9 mabuja wafashe imodoka agiye, ariko saa 9:15 umugabo nawe, ubwo ni bosi wanjye, aba agomba guhita ajyana umwana ku ishuri, kuko nubwo yahagaze aracyafite amafaranga, aracyafite imodoka. Nuko bosi yashyira umwana mu modoka, arangije asiga afunguye icyumba cye, arambwira ati rero Denise, ndashaka yuko unyuriza agatorosho hariya mu cyumba cyanjye, harasa nabi, ntabwo haheruka gukoropwa. Kandi koko nibyo, ntabwo njya apfa kwinjira mu cyumba cyabo batambwiye, kirika iyo mabuja yambwiraga ati jya mu cyumba ukorope, ariko atabimbwiye ntabwo najyaga ninjira mu cyumba cyabo. Patron rero uwo munsi yarambwiye ati mu cyumba cyanjye harasa nabi, ihangane hanyurizemo agatorosho, ati nsange hasa neza. Ariko abimbwira nyine hari utundi turimo nari nkirimo. Nakoze utwo turimo, ndabanza ndaturangiza, maze kuturangiza nibwo nafashe ibase nshyiramo amazi, ndavuga nti noneho reka njye no gukoropa mu cyumba cya patron. Njya mu cyumba cye, urumva ariko nta myenda y'umugore we yari ikirimo, nta mavuta, cyari icyumba nyine cy'umugabo ku giti cye, n'umugore afite icyumba cye. Njya mu cyumba ndakoropa, maze gukoropa, ubwo iyo nabaga nagiye gukoropa nabaga mbizi ko ndahindura n'amashuka. Nafashe n'amashuka ndahindura, aho babika amashuka ndahazi, mfata amashuka ntangira gusasa. Nkiri muri kwa gusasa rero, bosi yaragarutse, aza nsanga mu cyumba nkiri gusasa. Arambaza ati se Deni, wari ugikoropa? Namubwira nti rero nabanje gukora ibintu nakoraga, ubu nibwo nari mbonye akanya, ariko byarangiye nsigaje gusasa. Bosi yinjira mu cyumba,
wanabona hari isuku, ajya muri dushe, muri toilette. Arangije arambwira ati cyokoze, ati n'ubwa mbere twari dutunze umukozi muri uru rugo rwacu, atariko mu buzima atura umukobwa mwiza, ati sinzi niba hari n'undi mukozi tuzashaka umeze nkawe nuramuka ugiye, ati ugira isuku, ati urandebera ukuntu kino cyumba gisa neza. Uwo mwanya ngiye kubona umugabo yegetseho umuryango ariko ubwo njye ntangiye gutunganya amashuka vuba vuba, imisego nyambika vuba vuba, numva mbangamiwe no kuba ndi kumwe n'uwo mugabo mu cyumba. Ndashakaga ngere vuba nyine nsohoke mve mu cyumba cy'abandi. Ngiye kubona mbona boss yegetseho umuryango, agize gutya avuniramo karashyiramo urufunguzo. Igitima kiba kiradimbye. Ubwo ariko ndaceceka, ngiye nkora ibyo nkora, ndasasa, ndabirangiza. Ngiye gusohoka mbona umugabo yakuyemo urufunguzo. Ndamubwira ni boss, none se ndasohoka gute ko wakuyemo urufunguzo? Arangije arambwira ati Deni, ati ndumva nkwishimiye cyane, ati ndumva ngufitiye ubwuzu ku buryo numva nshaka ko tugirana ibihe byiza. Ese uretse tukagirana ibihe byiza, kagahinda mfite ukazi, ntaheruka kurongora umugore, maze ngiye kumara amezi menshi cyane ntazi uko kurongora umugore bimera, wamba bariyo kampa agaturu kamwe mwana wa mama, ntunyumvire ubusa ko nanjye ndakwitura. Mu by'ukuri boss yari amaze kuba inshuti yanjye pe, kuko nari mbizi n'ibyo byo katarongora, nari mbizi. Ndangije ndamubwira nti se boss, none ko wamfungiranye bivuze ngo nimbyanga uramfata ku ngufu? Ati reka ntabwo nabitinyuka. Uwo mwanya boss ahita ashyiramo urufunguzo, arafungura, arangaza umuryango. Arambwira ati Deni, njyewe ni faveri nari nkusabye, wowe n'ubu ubishaka unyemerere tubikore, n'ubu utabishaka nta kibazo, ariko tubikoze ntago wakicuza, ndakwinginze wambabariye. Ati ko mbikumbuye cyane, niyo waba utanabishaka, n'ubundi buryo numva mbikumbuye, ubanza no kukireba byonyine nahita ndangiza nta n'ikintu dukoze. Ati be nabaye, ati ndakubwiza ukuri ko ntarenze iminota 2 kuko ndabikumbuye cyane, nawe baze nyine nawe ntinyutse kubigusaba, kandi uzi ko umukozi wacu. Shaso kubabeshya, n'undi nari mbizi ka wowe n'umugore batagikundana, batagifitanye umubano. Yarabimbwiraga ati nk'ubu ngubu umugore ntacyo tugikora, nari mbizi pe. Nimba uko ngira impuhwe, numvishe binaniye kugenda. Ndangije ndambwira ni ngaho reka tubikore nta kibazo, ariko mfite ubwoba. Arambaza ati suri isugi? Ndamubwira ni hoya, narabikoze ubwo nari nyiri iwacu mu cyaro, ariko ntago ari ibintu menyereye cyane. Arambwira ati humura, ndi muzima, ntago ndwaye, kandi ntago naguhemukira. Uwo mwanya boss yaragiye afunga inzu hose, noneho ku marembo, kuri gate, nyine muri salon n'inyuma mu gikari hose arafunga. Uwo mwanya agaruka mu cyumba, naho yegekaho nashyiramo urufunguzo. Arangije ahita yiyambura ishati yari yambaye n'ipantaro, araza amfata akaboko, arambwira ati ngaho tega nawe ngukuremo imyenda, ntabwo biri butinde. Uwo mwanya rero twakuyemo, tumaze kwiyambura tujya ku gitanda. Arangije arambaza ati se ngukorera ni ibiki ukunda ko umuntu muri kumwe cyangwa se umuhungu yagukorera bigatuma ugira ubushake? Ati kuko nkunda kubikorana n'umuntu twese turi mu mujyo umwe. Namubwiye ibyo nkorera, wenda si ngombwa ngo mwebwe mbibabwire, ariko nyine nk'umukobwa mba niyizi.
mba nzi ngo umugabo nankora ahangaha umubiri urahinduka, nambwira gutya birahinduka, ndamubwira ndirekura kuko ntabwo nari nyimutinya cyane pe nk'uko nabibabwiye. Twari tumaze kwisanzurana, ndangira ndamugane ngaho nkorera tuno tuntu nkora ahangaha. Boss yatangiye kuhakora, nanjye ndamubwira nti se ngiye ngukorera iki? Arambwira ati wowe si ngombwa ko wivuna, njye ndi tayari. Ati wowe nuba tayari umbwire gusa. Boss yakomeje kuntegura rero, mu kuntegura turasomana, numva nasomana neza ndetse na nubwo byangoye kugira ubushake. Minota nk'icumi naramubwiye nti ndumva noneho nanjye mbishaka. Umugabo nibwo yishyizemo, turabikora, turaryamana. Bimwe yambwiraga ngo ituru ngo ishobora kutarenza iminota 5. Twakoze ituru y'iminota 40, ariko narishimye pe, ntago nababeshya, narishimye. Nubwo nari mbizi ko ndi gukora icyaha, hari umugore ndi guca inyuma, yego nubwo batari bameranye neza, ariko ntibari bagatandukana. Rero nari mbizi ko ndi guca inyuma umugore w'abandi, ariko uwo munsi bose twararyamanye. Mu by'ukuri tugirana ibihe byiza pe, ibihe byiza nyine, bya bihe nawe uguma wibuka byiza ariko byumva, ku buryo nararebye nanjye ubwanjye ndavuga nti iki gikorwa wagira ngo ni ubwa mbere ngikoze. Ikindi gihe wagira ngo nabaga ndi gukina, bankiniraho bantu banga. Uwo munsi ibaze ko ari wo munsi nakoze ibintu nkarangiza. Ubundi ntabwo nari nzi ngo kurangiza bimera biti, numvaga babivuga ariko bimbaho narabimenye. Byararangiye, bimaze kurangira uwo mwanya tujyana no muri dushe, turakarabana, tuvuyeyo turambara twese. Tumaze kwambara, boss uwo mwanya mbona afunguye agatiri arabikamo amafaranga. Yakuyemo inote atangira kuzibara. Njyewe ariko mpita mfungura umuryango ngo ngende atarampereza amafaranga. Arangije arambwira ati rero atakira bino 50,000 nk'umwari ntabwo wabura ibintu ukenera. Urumva umugabo nari nzi agahinda afite, nari mbizi ko nta kazi afite. Ikindi kandi nanjye nari nezerewe. Ndamubwira rero boss ntabwo ari ngombwa ko mpaye amafaranga, yigumanire, nanjye nagize ibihe byiza. Byaramushimishije ibyo bintu namubwiye, ariko mu by'ukuri numvaga atari ngombwa, kuko narebaga nkavuga ese ko twese twishimye amafaranga nayiki. Ndayamurekera, abanza no kubyanga. Arambwira ati ngafata veni basi ugure fanta. Ndavuga nti ndayanze. Gusa icyo gihe haburaga icyumweru ngo mpembwe. Ibaze ko itariki yo guhembwa igeze, ubusanzwe bampemba 60,000. Boss yampaye 100,000. Arambwira ati ubushize wanze ko ngurira akantu, noneho ngurengerejeho akantu ku mushahara wawe. Byibuze aho ngaho nyafata numva ntari bintigurishije ibintu nk'ibyo. Ariko ntibyarangiriye aho, turakomeje kujya nsaba, ariko akansaba nyine pana bimwe bya buri munsi. Oya, hacamo nk'icyumweru nkabona aransabye, bitewe n'uko rero nanjye yabinkoreye nkumva bikora neza. Mu by'ukuri urumva uko twabikoraga narangizaga. Byarananiye rero kumuhakanira. Umugabo tukajya turyamana pe, ngeze aho noneho ndanabimenyera, mba nk'umugore we. Umve ngo mbaho neza, ntarari nkigira ibintu nk'ibyo. Iminsi irihire, ku kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, ageze arambwira ati Deni, ati wanyibagije agahinda kose nari mfite. Iyo byakundaga byibuze ukambera umugore tukibanira, nkagushakira business ugakora, tugashaka amafaranga. Ati uraryoshye, ati kandi wanyibagije agahinda kose nari naratewe n'uriya mugore. Atuzi ko ntakinamukumbura no mu buzima bwanjye. Iminsi irakomeza irihirika. Rero impamvu ubu ngubu naje kubabwira buno buhamya, uriya mugabo twararyamanaga ariko tugakoreraho ntandangirizemo. Yaje kumpima, yaje kumvizira. Rero urumva nk'umuntu twari dusigaye turyamana kenshi, urumva n'amatariki yanjye y'imihango hari igihe cyageraga agahita bimenya ko byanga byakunda ndi hafi.
yaje kumvizira azimenamo ntiyambwira. Njyewe ngira ngo ni bya bindi bisanzwe kuko tumaze igihe kinini tubikora mu ibanga. Arangije icyo gihe akajya aguma kumbaza ngo ese ngo nturajya mu mihango, nkavuga nti wapi, ndabona naratinze sinzi impamvu. Ese nturajya mu mihango, nkavuga nti wapi. Iminsi yaragiye iricuma mbura imihango. Ntangira kugira ubwoba, ndavuga nti ariko ubundi uyu mugabo kadasanzwe ambaza ibyo kujya mu mihango, kuki ari kubimbaza cyane ubu ngubu kandi nsigaye narayibuze. Naje gupima nsanga ndatwite. Ndabimubwira, ndamubwira nti paturo wankoze ibiki ko wampemukiye? Arambwira ati rero Denise, ati nabikoze mbishaka, ati naragukunze mu buzima bwanjye, ati kuva umunsi wa mbere njye nawe tujyane ibihe byiza, ati wanyeretse ko uri umukobwa ukomeye ubwo naguhaga amafaranga ukayanga, ati wanyeretse ko uri umukobwa ukomeye kandi ukunda amafaranga yavunikiye, apana amafaranga aje gutyo gusa ngo kuko bamurongoye. Ati ikindi uraryoshye, ati ikindi uruba. Nararebye ndavuga nti uyu mwari uwamugira umugore tugasezerana tukabana nk'umugabo n'umugore, tugakorana mariage, ubundi nkagushakira icyo gukora nanjye nkongera nkareba ikindi nakora kuko amafaranga kuri konti ndacyayafite, njye n'ubwana nari nariteganyirije kuva kera, ubundi tugakomeza ubuzima. Ati Deni ndakwinginze ntumpakanire, ndagukunda, niyo mpamvu nemeye kugutera inda kandi nzi ko mfite umwana w'imyaka 5. Ku ruhande rumwe naranezerewe, ntabwo numvaga ko nakundwa n'umugabo nk'uwo w'umunyamashuri wize, n'ibintu nyine numvaga bitambaho. Yewe n'abakobwa bo mu rugo bose ni abantu bari aho bagiye bashakwa n'abagabo bari aho ba feke, abakozi bo mu rugo, bintu nk'ibyo. Kuko abana bo mu rugo njye nturuka mu muryango ukennye, nta mwana n'umwe wigeze wiga nkakire byuza arangize, reka n'uwagerageje kugira icyo ageraho ni musaza wanjye wabaye umumotari. Ubwo numvishe bintunguye, ndavuga nti se mfite ubwiza gatuma umugabo nk'uyu yemera kuntera inda? Mbitekerezaho ndavuga nti se ubundi nari kuzarongorwa ryari? Ko mbona abakobwa bo mu rugo bose bashakwa n'abandi bakozi bagenzi babo bakishingira, wakemera aya mahirwe? Ariko ndangije ndambwira nti se ubona utarakora divo? Arambwira ateguko, ati ibyo nabitangiye kera ngitangira kugukunda, nahise mbona ko uyu mugore tugomba gutandukana. Ati n'ubundi nta nkunda, nta nyubaha, yanyanze kuko nari maze gukena ntakimuha amafaranga yifuza. Ati kandi umugore wanjye ni umuntu ukunda ubuzima buhenze. Ati rero tubura nabibonye ko ari we wivanye mu cyumba aragenda. Ati deje ubu gatanya tubirimo twenda kubirangiza. Iyo nkuru naragiye nyibwaniriza mama wanjye, ariko mama muhisha ko ntwite. Mama arambwira ati mwana wanjye, ati ndabyumva umugabo aragukunda ndetse afite n'amafaranga, atariko uzashakwe n'umusore wishaka umugabo uvuye mu rugo rwe. Ati kuko n'uwo mugore niyumva ko umugabo yasanze umukozi wamukoreraga, ati bizamubabaza ku buryo nawe ntakwifuriza ko byakubaho. Ati tegereza uwawe azaza wibana n'uwo mugabo. Mama bimbwiye nanjye mbitekerejeho wa mugani numva nyine nibyo, ariko ku rundi ruhande nanjye iki kigabo tubanye nakishima. Nyine ni umugabo w'umwana mwiza, cyeka nimba ari uko wenda ntarabona izindi defo ze ku ruhande, ariko nkeka ko ari umuntu mubi. Igihe cyose mpamaze mpakora, nkamaze imyaka igera kuri 5 kuko ngana nk'uyu mwana wabo, nkeka ko naba narabibonye. Ndagira ngo mungire inama pe, nemere mbane nawe. Ese nidusezerana mama ntanshyigikire ntazi no mu bukwe bwanjye, ubwo biza koko sinzaba nitandukanyije n'umuryango wanjye, nubwo nanjye nzaba ngiye kugira uwanjye. Ndagira ngo mungire inama.